Reba nk'iyi video, reba hano urebe umuntu baramubatije avuyemo yabaye ikimuga bari kumukurura. Reba umuntu w'umugabo yagaramye, reba umugore arimo ararira, reba uyu nguyu we, reba hano wagira ngo ni mu ntumbi z'abantu, wagira ngo ni muri moruge cyangwa namwabaye impanuka. Reba kandi ikintu gitangaje nitegereje kuri no video, iyi video murimo murareba hano, murimo murareba, reka bareke manza muyirebe iyi video murebe isi igeze, muze kumfasha muzanshakire bamwe muri bano bantu babatijwe ahanga kuri no video, ahanga murimo murareba, ahanga kuri no video murimo murajyate, murimo murareba, mumbwire ngo muri bo uwari ufite ikibazo cy'ideni byakemutse nindi. Muri comment bakubwira Yesu baza kutubwira iyi saha turaza kurebera ku mugabo bita Apotre Yongwe. Yego, Apotre Yongwe. Apotre Yongwe nyuma yuko avuye mageregere mu igororerwa, igororo niho aje avuga ukuri, aravuze ngo twagiye tubabwira, bakajya gutora imbago ku cya Mitsingi, wabyumvishije, bakajya za Rubavu, bakajya za Rusa kore de Dimanche. Yego, uburyo abanyeshuri bose bamuhunze inde Julienne, ngo gasubiramo none, uburyo abanyeshuri bose bagize ate bamunzo yigaga, bahungaga nde Julienne, kubera iki? aho ngaho niho tutamenye ipfundo ry'icyatumaga bagira ate bamuhunga, ntabwo yatumenye impamvu yabyo, ariko mwamenye amakuru yuko abanyeshuri bamuhungaga. niyo wabyivugiye ubwiwe, niwe wabyivugiye. Arakantu bakase we yivugiye ubwo aravuga ngo ibinyamakuru bigiye kugira ate gucicikana, bigiye kuvuga, ibinyamakuru bigiye kuvuga, pastor bivuge atari uko bishaka kuvuga, ahubwo bagiye kuvugishwa. Now media houses will talk and talk and talk, not because it's a choice, but because they are going to be held in power to speak about that. Because that's the only. Ni ngombwa ko n'umuntu ateguza umuntu akavuga ngo ngiye kurekura misile, Yego, ngiye kurekura bombe izatuma abantu bagira ate bavuga. Ntabwo Imana yijya gukora, ntabwo iteguza umuntu, no. Nese bayiteguza umuntu n'umuntu yajya gukora agateguza umuntu, imbaraga baba batandukanye baza barizi. yes, mureke twongere tubifurize ibihe byiza muryango mugari w'Imanzi TV aho muri hose, katubabwire ngo dukomeje kubashimira cyane, no kuri mukomeje kugira mutwereka urukundo rudasanzwe. Ndagushimira cyane wakanze subscribe, ugatera comment, ugasharinga n'ibiganiro byacu bya buri munsi, no kuri n'iby'agaciro kubagira, kandi no kuri mugera mutwereka ko mudukurikirana. Umuryango wacu umaze kuba mugari cyane. Uyu munsi rero dukomeje kugenda duhura n'ibibazo byinshi, ariko reka mbabwire ngo none ushobora kubona byanze ariko ejo bigakunda. Icyambere no kwizera Imana. Twongeye kugira amahirwe rero kubana n'umwana w'Imana, umwe mu bahanuzi bagikorera Imana rwose, umwe mu basesenguzi dufite bashobora kuba abasesengura bitagenda neza bakabiha umurongo muzima. Komera cyane muntu w'Imana. Muraho neza? Namahoro. Turashima Yesu. Turakwakiriye ku Imanzi TV. Murakoze cyane, Imana bamugisha. Iminsi yari ibaye myinshi. Iminsi yari ibaye myinshi. Yego. Hanyuma nakubwiye ko hari abantu benshi bakunda kumbaza nimero zanyu, nagira ngo wongere uzitambutse tugitangira. Tugitangira ikiganiro pe no kuri ndagusabye kubatanganira akanyenyezi babingereke. Oya bazakagukandira ko hari umuntu wambwiye ngo kuki atajya atanga nimero ze. Yego, zitanze nimero ni 82 0782 46 54. Yego, akoze cyane, ndaza no kuzipininga mu kiganiro zitambukamo. Hanyuma ndagusaba rero nkwingingo, uyu munsi dufite byinshi byo kuvuga. Byinshi byo kuvuga n'ukuri, hari byinshi numva nshaka ko tuzakuvugaho, cyangwa nawe umwuka aze kukuyobora tugire ibyo tuvugaho. Hanyuma rero reka tubanze twiragize Imana. Turagushimira, turaguhimbaje, kigwaje ko kurabikwiriye, soka manye soka takamarwa kumenye Yesu, utuyobore ko twiyobore, tukugeze mu kuri ko tubaje kwaranirwa, kandi dufata kubako twufashe kwakurekura. Yego, imbaraga n'ubutsinzi n'izari kiganza cya mu ijambo ryawe bikanze mu Yesu bakoze, amen. Amen. Yego, urumva ufite imyuka? Yego, ndashima Yesu kuko ndahumeka. Hari benshi babyifuje guhumeka ngo ndiguhumeka bitakunze, ariko ndashima Imana. Ndashima Imana akomeye. Uyu munsi rero tuzaniye iki?
uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku bintu n'ibindi byaranze iki cyumweru cyangwa byabaye iki cyumweru. Yego. Tuganire. Yego. Hari amakuru menshi mama ufite kuturusha. Namwe tugenda twese tuba tuziranyeho ngira ngo dutanga umucyo. Yego. Reka dutanye umucyo. Reka nongeye mbashimire mwebwe murakoze kunyakira. Yego. Imana ibahereze umugisha. Anyuma naje mu kiganiro bitandukanye n'uburyo nazaga ntangira ikiganiro. Ndagira ngo tuganire. Abakunzi b'umusaraba. Yego. Ntabwo mvuga abakunze ku manzo y'abakunzi b'umusaraba, abakunda Kristo. Ese basi aho uri ujye ufata umwanya ukabanza kubaza Imana ku iherezo ryawe. Icyo ni kimwe. Baza gutanga igisubizo. Ikindi cya kabiri, ese iyo uri murasenga, iyo uri murasenga wizera ko Imana ishobora kukumvira hari umuntu atanahari ikakumvira? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ese wemera ko Imana itwumvira ikara no mu mitima yacu? Icya kane, uzi ko Imana idakoresha amarangamutima? Icya gatanu, ese uzi ko Imana itabwirwa amagambo ngo ibuzwe gukora ikintu bitewe n'ikintu yateguye gukora ku muntu wayo? Icya gatandatu, biravuga ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka kwizera asanga kugeze hehe? Uracyafite kwizera? Ndagira ngo tuganire ibimaze iminsi biri ahangaha hanze aha ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kubera ko njyewe ntabwo njya mu bindi by'isi, ndaza kujya mu bintu by'Imana kuko nibyo nisangamo cyane cyane. Ndaza kuza mu by'ijambo ry'Imana. Abantu benshi, abavugabutumwa benshi, abahanuzi benshi bamaze gukoresha amatayito bafite, bari kwangisha abantu Imana. Nimivuga ndaza kubivuga ndi clear, cyangwa ndaza kubivuga mu byiciro bibiri. Ndaza kubivuga nshize amanga, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ndaza kubivuga mu mubabaro. Abavugabutumwa dufite muri no misi ya none, abahanuzi, abapastoro, abapotre n'abavugabutumwa bari kubuza abantu Imana. Abo bantu bari kubuza abantu Imana, bari kwangisha Imana abantu. Yego. Cyangwa abantu bari kubangisha Imana mo kimwe. Ntabwo Kristo ntabwo Imana tuvuga, ntabwo Imana ari ingome. Ntabwo Imana tuvuga ari ingome. Burya iteka n'iteka nuramukumaze no kudeviya umugambi w'ijambo wahagurukiyemo, uzamenye ngo amaze guhemukira Imana. Akarusho nibirenga bikazamuka bigatuma mwisibo utuyemo. Ubwo ni mudugudu ndavuga. Mu mudugudu utuyemo bakaza kubimenya yuko hari amafuti uri gukora kurengera ku mategeko ya leta. Uzamenye ngo utacyumvira ubuyobozi ntabwo ukiri umwana w'Imana. Wakuwemo. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo urabakuwemo, sinzi icyiciro uzaba uri murabarizwamo. Kuko urumva ko Juste ntabwo iyo umwana akoze ikosa bahita bamuca. Ntabwo bahita bamuca, ariko sinzi icyiciro uzaba uri kubarizwamo. Yego. Icyama Imana wowe ikaza gusobanura icyiciro uzaba kujya ate uzaba uri kubarizwamo. Yego. Hanyuma iyo umudugudu uteguye inama uri umukristo, ntuyigemo ya nama. Yego. Kandi ukanga kuyijyamo wibereye mu rugo nta bindi bindi urimo, umenye ngo urimo urakora icyaha. Kuko biravuga ngo ubuyobozi bwose mu bwubahe bwashyizweho n'iki? N'Imana. Niyo mpamvu iyo umuntu wese arose mu nzozi ze akarota perezida, aba arose Imana. Kandi ntabwo yarota perezida w'ikindi gihugu, arota perezida w'igihugu cye Juste arimo. Yego? Yego. Nk'ubu ngiriwe amahirwe n'Imana ikanganiriza, naryama narota, kuko urota ni ibintu ntabwo ari ibintu umuntu ahitamo, ni ibintu byizana. Yego. Nkarota ndi kumwe na perezida wacu w'igihugu, mbangiza amahirwe amavuga ngo uyu munsi wa none Imana yansuye. Babyumvishije? Imana agize ate? Yansuye. Rero nandi kuvuga ngo muhanuzi muvuga butumwe, nutumvira Bibiliya hari amategeko yavuze. Yaravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Ubwo nutumvira ntabyo uzagira ate? Ntabyo uzaryaho. None se muhanuzi buretse nuramuka nabwo utumviye, inkota y'Imana izakurya.
inkota rero kurya ukiri muzima juste niyo bya bihano bizafatwa gatanye kwivuma ngo ngiye ngo nduye mu mudugudu mubi ngo umuyobozi w'umudugudu ngo ni mubi ngo n'umuntu ntabwo ari umuntu mubi nuko hari ingingo no mu mahame yo kuyemera wemeye ukayemera amahame ukayasinyira izi ngingo zikagufata niwumva rero utangiye guhanwa ntuze kuvuga ngo umuyobozi w'umudugudu yagize ate yaguhemukiye ntiyaguhemukiye nuko hari ingingo zigira ate zirimo ziraguhana yego wambaza kugira ngo ninjire mu kiganiro cyo kumbaza nakubaza niba ntacyo bitwaye kuki uhise uhera kuri aba bantu kuri bo bari kugomera Imana nakubwiye ngo ngiye nazanywe no hanze navuze ngo nabwo ndashaka ikiganiro cyo gukora ni ikiganiro cyo mwiyobokamana ariko cyane cyane cy'abantu Imana impamvu nzanye abantu rero nuko aho keshe abo nisangamo ari nawo nanjye muhamagaro wanjye ubu ntawo biza gukomeretsa mbo uwo bikomeretsa biramukomeretsa impamvu umuti wose urura cyangwa umuti wose uvura urakubabaza ariko ukajya tukakuvura nakomereka ariko akemera gukira biraza kuba byiza ikibazo hari ugukomereka akabika inzika nanjye nibyo ngiye kukubwira nabika inzika ro nakazi kiwe ngewe icyo nzi cyo nuko ugiye gutanga ukuri kwanjye okay mbona hanga hanza urakoze cyane nimbivuga ndaza kubivuga mu byiciro bimwe reka mabwire mwa abakristo nta mbaraga ufite zo guhindura umuntu nugera n'umuntu kabiri gatatu kane gatanu ukabona umuntu ahinduka mu bikorwa byakomeje kubikora ari proud uko bikora hinduka kuko azaguhindura kivuga sima cyumva ndacyumva nta mbaraga ufite zo guhindura iki umuntu wowe ahubwo ni mugana kabiri gatatu kane gatanu kamana kabiri gatatu kane nahinduke numureke kuko uwo ngobwo ni uzaguhindura ureba nabazaguhindura niza kubivuga naza kubivuga mbihereyeho kuko dufite abavuga batumwe benshi ndabuze kumeshoninga cyangwa baririmbya cyangwa abahanzi benshi bavuga ngo bagiye banduzwa ngo kunywa inzoga ngo n'abapastori babo bagenzi babo pastor ndazakujyana mu ijuru nshuti yanjye reka gutinda kuri pastor nimba ikugwesheje inzogo bwa mbere bwacara guhamagara ugasubirayo ese ikibazo gifite pastor cyangwa ikibazo gifite wowe andukorera mu idini rye waramuyobora ni mu idini rye ariko ntabwo ari mu ijuru rye hagiye nawe ugomba kubuhana kandi akwifashisha kugira ngo mutaramira abakristo nyine ariko no gutaramira abakristo ariko murababeshya ari ikintu leta izikora yacu icyo bita umufatanyacyaha urabuzi umufatanyacyaha bakaba barambujije kwicara kuri ino kamera nkaza nkayicara wowe kamera ari iyawe kuko kamera ari iyawe ukampa ijambo nibampana nawe bazagwana kuko uzaba umufatanya cyaha kuko itegeko ryasohotse ryabujije ngo ntimuzongere kumuha iki kamera asubiyeho urabizi ko itegeko ryasohotse nese ugira ngo niba bampaniye bazampana njyenyine nanjye twayifatanya uri umufatanya cyaha bikorwa bihese bikorwa byiza umuntu akora bizima niyo mpamvu iyo usubiyeho rimwe kabiri gatatu kane nawe ufite inyota uba ufite umutima w'akarahu wo guhora ujya kwenjoyinga bya we kumuvamo kuko ari uwavuze rimwe ari uwavuze amagambo 10 bose baziko ko bagize ate babaye abanyamagambo kandi ugera imbere y'Imana ntabwo uzabibwira ngo ngewe ngo ngiye ngo tewo navuze abiri ngo navuze ngo rimwe ngo hanyuma ngo pasi ngo avuga rimwe no twese tuzahanwa nk'abanyama gambo abyumvishije yego unyereje 1,000 cy'umusoro nunyereje miliyoni iyo bafashwe bose ko banyereje iki banyereje umutungo banyereje imisoro abyumvishije yego ngarutse iki rero ngatse kuvuga ko bano bantu bakuvuga ngo runaka ngo niwe wanyigishe kunywa inzoga yari kwigisha rimwe kabiri gatatu kane gatanu ese umwana agiye ku ishuri rimwe ahita afata kwandika rimwe nabarimo umwigisha n'umwarimu umwigisha umunsi umwe agahita abifata oya nakamenyero ntajya rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatatu umwaka ukaranya n'undi ugataha kugira ngo amenye gutanya kwandika rero nimba wagiye y'ubwa mbere ugakomereka ku cyuyu y'ubwa kabiri
nkunda kubivuga ibi bintu umuntu awukomerekeje rimwe kabiri gatatu wemeye gukomereka biterwa n'iki hanyuma twihuse tuye mu kiganiro gihe cyanzanye umunsi wa none hari ibiganiro bimaze iminsi angahe bikorwa by'umuntu bita Pastor Julienne iki kiganiro hari ikiganiro nakoze ku Manzi ni ku Manzi no kuri Fimbo no kuri Yesu ari ku ngoma yego no kuri TV byashoboka iyo kiganiro ngikora bambaza Julienne ndavuga ati ntabwo mfite gahunda yo kuvuga kunde kuri Julienne kuko ntacyo negeze mbona ariko uyu munsi wa none Bibiliya iravuga Timoteyo kwifashisha Bibiliya kwinjire mu kiganiro Timoteyo havuze ngo iki Timoteyo yego Timoteyo ibice 3 yego kajya nsobanura abantu kugira ngo tuze kubigendanamo neza ni Timoteyo ibice 3 umurongo wa mbere Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa mbere avuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya kuko abantu bazaba bakunda impiya birarira bibona bakunda batukana batumvira ababyeyi baba indashimwa batari abera yego Timoteyo wabyanditse mu minsi y'iki y'imperuka iyi minsi rero y'imperuka Timoteyo yarabyanditse aravuga ngo mumenye ko minsi y'imperuka azabiye biruhishye biruje abagenzi icyambere umugenzi azashaka uburyo yumva kwe gukiranuka yumva arushye ibibazo bibe byinshi ntambara zibe nyinshi amakuba abe menshi ariko muri we azaba agize ate arushye kabiri avuga ngo kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya yego bakunda iki impiya nubona umuntu wigwishije abantu benshi atababwira iby'ubugingo buhoraho uzamenye impamvu uzakemanja aho hantu bakunda impiya birarira bikakaza bibona bikunda nusoma Kristo mu butumwa bwa Yesu Kristo uko yagiye avuga ubutumwa bwose nta gihe Kristo yigeze yikunda yego no magambo Kristo yagiye kunda gukoresha avuga ngo nimukunda abanzi banyu musabira byate ababarenganya hanyuma ibyo rukubihuza gute na Julienne ndaza kubihuza n'amagambo nabonye arakantu bakase we yivugira ubwo aravuga ngo ibinyamakuru bigiye kugira ate gucicikana bigiye kuvuga ni ngo kuno umuntu ateguza umuntu akavuga ngo ngiye kurekura misile yego ngiye kurekura bombe izatuma abantu bagira ate bavuga izatuma abantu bavuga wa muntu we ntabwo Imana yijya gukora ntabwo iteguza umuntu no nese bayiteguza umuntu n'umuntu yajya gukora agateguza umuntu imbaraga baba batandukanye baza barizi Imana yijya gukora ikora nk'Imana reka mbabwire mw'abakristo mwe nimukanguke ku maso Imana ibakore kuki ku maso ninjya kubivuga harimo benshi baza kuntera iki amabuye nta kibazo ndaza kuyemera kuko no mu gihe cya Yesu Kristo ntabwo yigeze agira ate yemerwa uvuze ngo nawe ntabwo wizeye ibyo ugiye kuvuga ngibyo ngiye kuvuga ndabyizeye ariko ntabwo wizeye abantu ugiye kubiha ntabwo wizeye neza ko ari bubyakira amahoro babyakira batabyakira navuze ngo umuti wose urura umuti usharura uravura okay wabyumvishije nakubwiye ngo bamwe muri babandi babashije gutsikamirwa na zambaraga bahora muri faya mu bitangaza gihagurukane cyakire gicakire birahindutse byumvishije kanseri irarangiye kandi n'ubundi ukabigumana
bya bibazo byawe ukabigumana. Egare kuza kumubwira yuko iki kintu akwiriye gukangwa ku maso ntabwo ari buze kubyumva. Ukiraho ngo kanseri irakize. Nyibutsa uyu mugabo ukorana na Kenisi bamwita nde? Mutabaruka. Hari ikiganiro ejo nabonye ari kuvuga ukuntu bano bantu bakiza, bavuga ngo bagiye gukiza abantu wenda nk'abamugaye. Nukubera iki akenshi usanga bano bantu bakira tuba tutabazi? Ndaza kugaruka Akenshi sinzi niba nawe ubibona. Akenshi usanga aba bantu baba bavuye nko mu bihugu byo hanze cyangwa se ahantu mu ntara batabazi, ukaza gusanga amukozeho ahise ahaguruka. None hari no yavuze ngo we yari ahari, none ngo arahaguruka azi ngo yakize, arayita imbago, aragaruka arayibura kandi none watanakize. Nibyo kintu gushaka kuvuga ngo nyine barimo barabeshywa. Babyumvishije? Yego. Yesu mu bitangaza yakoze. Yesu ntabwo yigeze akora ibitangaza gwera kwamba kujya kundi wa mbere. Oya. Niyo mpamvu yavuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza bigize ate biruhije abagenzi. Abagenzi bararushye ariko naho kurucya no habaye ikibazo. Mukwiriye kumenya ko mukwiriye kuruhuka. Ese aho muruhukira ni he? Icyo ni kimwe. Dufite ubwo mvuye aho ngaho. Ikindi cya kabiri kindi. Iyi saha turaza kurebera ku mugabo bita Apotre Yongwe. Yego. Apotre Yongwe. Apotre Yongwe nyuma yuko avuye mageregere mu igororerwa. Mu igororo. Niho aje avuga ukuri. Aravuze ngo twagiye tubabwira. Bakajya gutora imbago ku cya Mitsingi, wabyumvishije? Bakajya za Rubavu, bakajya za Rusasha, wabyumvishije? Aziko bagiye gukora ibitangaza bakabikora. Bakaza gutsa abantu ku mbaraga zabo bagize ati bavuye gushaka. Yego. Kandi abo bose ni inshuti zande za Apotre Yongwe. Nimba atangiye kubabwira ukuri, akaba atangiye kubabwira ukuri Yongwe, akababwira ngo ibi muri kujya muri kubibona. Yongwe akaba ari kubibabwira. Yego. Ni iki Satana atari kubereka? Ni niki cyuko Satana atari gukora ku mugaragaro? Ni nikiye kimenyetso kindi mukeneye cyuko Imana itaberetse ikimenyetso? Wabyumvishije? Ndaza kubivuga mu byiciro bibiri. Nimba nyiri ubwite nawe bitangaza arabikoraga. Yarabikoraga. Yego. Akabwira abantu ngo tambukana ituro rya ngo yeshe iki umugisha. None uyu munsi wa none mwene data ukaburi mu bugingo bujya ukamwijuru mwinzira ijya mu bugingo bujya mu ijuru. Ukabushaka gukiranuka. Urashaka ikihe kimenyetso kindi? Nimba uwo bakoranye atangiye kubavamo, urajya dukora iki kindi? Icyo ni kimwe. Turifashisha urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Yego, rwa Petero. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Ibice byaho bibiri. N'umurongo wa mbere. Navuze ngo iki? Haravuga ngo ariko nkuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko muri mwe hazabaho abigishwa b'ibinyoma bazaza bakabihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse, kurimbuka gutebutse kurimo. Uru ni urwandiko rwa kangahe? Rwa kabiri rwa Petero. Dufite abantu bari kubwira abantu ngo dukora ibitangaza. Hano biravuze ngo yego, biravuze ngo ariko kuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse. Abahanuzi b'iki? B'ibinyoma badutse. Guhera kuwa mbere kujya kunabe bakora iki bitangaza. Hanyuma ndibuze kwifashisha iyi video iri aha ngaha. Ndaza kuyereka abakunzi bacu baze kumfasha iyi video bayirebe. Ntacyo bitwaye. Yego. Kugira ngo iyo ujya gukira indwara ugira ate
urayirata abakunzi bacu muri kubibona rebera nk'iyi video reba hano urebe umuntu baramubatije avuyemo yabaye ikimuga bari kumukurura reba umuntu w'umugabo yagaramye reba umugore arimo ararira reba uyu nguyu we reba hano wagira ngo ni mu ntumbi z'abantu wagira ngo ni muri moruge cyangwa ni mwabaye impanuka reba kandi ikintu gitangaje nitegereje kuri no video iyi video murimo murareba hano murimo murareba reka bareke manza muyirebe iyi video murebe isi igeze urabona ko ahanga bazamuye uyu muntu w'umugabo reba uyu muntu w'umugabo w'ubwanwa reba bamukuriye ukuboko nk'uba kugenda bakurura kwa kuntu umuntu abakoze impanuka kumukura munsi y'ikimodoka reba uyu nguyu wehe rwose rabarambaraye reba kuntu bamwe baravuze iki induru uyu munsi wa none abantu benshi bazi ko gukira ari ukugagara bakikubita hasi ntabwo ari ko gukira hanyuma muze kumfasha muzanshakire bamwe muri bano bantu babatijwa ahanga kuri no video ahanga murimo murareba ahanga kuri no video murimo murajyate murimo murareba mumbwire ngo muri bo uwari ufite ikibazo cy'ideni byakemutse nindi muri comment bakubwira Yesu baza kutubwira iyo umuntu arimo aravuga ikintu kubibabwira uyu munsi wa none ntago bari buze kubyumva katugaruke twifashije ijambo ry'Imana muri Matayo bice 7:22 kugera kuri 23 yego havuze ngo iki yego benshi bazambaza kuri uwo munsi bati tugiye kuvuga ku bisubizo by'abantu bagiye bakorera indamu zabo bagiye bakora bihimbaza kugwiza abantu kandi ubareba abantu batizwa bose bagenda bajya kubatiza nta nubwo yigisha umuntu gukiranuka nta mwigisha agakiza byumvishije nta mwigisha agakiza yifuza ko yamwigisha ibijyanye n'irari ryiwe akamubwira ngo hagurukana igitangaza cyakire tambukana ituro ryawe iyi saha nimba uyu munsi wa none nimba uyu munsi hano tugatse kuri uyu mushumba Julienne nimba isa agiye gukora igiterane yego ibyo yemerewe na RGB yego akababwira ngo afasha abantu niwe muvuga butumwa wujuje arena yego nta wundi nase no kwera gufasha abantu cyo kora kereka hari yakiba baravuze ibyo by'umuro wa Pentecote umunsi wa Pentecote yego kumwe nyine amatora yo mu Rwanda yose ADPR yateraniramo babyumvise yakuzura ashobora no kutuzura amateraniro yose ashobora no kutuzura ariko we arayujuje sibyo arayujuje bagiye gusanga n'urugero ntanze byo ntabwo mbifite fagite nimba abo yafashije ko ntazo umubare wabo ariko n'urugero arena ugasanga yafashe nk'abantu 30 bonyine kandi arena yuzuye akavuga ngo nishyura abantu mituweli 30 yakwiriye kwishyura mituweli abantu 30 arena yayujuje arena y'ibihumbi n'ibihumbi komeza dusomere ijambo ry'Imana reka tugane n'abahanuzi bakora ibitangaza mu bihe byabo bakora kugira abantu babanezeze babishimire yego haravuze hati benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe yego mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe hari akantu nagize numva bakinnye bavuga ngo uburyo akigisha kore de dimanche uburyo abanyeshuri bose bamuhunze inde Julienne ngo gasubiramo uburyo abanyeshuri bose bagize ate bamunzo yigaga bahungaga nde Julienne kubera iki aho ngaho no tutamenye ipfundo ry'icyatumaga bagira ate bamuhunga ntabwo yatumenye impamvu yabyo ariko mwamenye amakuru yuko abanyeshuri bamuhungaga niwe wabyivugiye ubwiwe niwe wabyivugiye yego dukomeze yego ati bazagenda bampunga ngo mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe yego tugeze ntitwirukanaga amadayimoni mu izina ryawe kwirukanaga amadayimoni mu izina ryawe yego ni nayo mpamvu niyo biti turimo turagenderamo abakeneye gukira abakeneye kugira ngo tubone akazi abakeneye kugira ngo tubone amaviza turi kugenda muri ya biti ngo bantu mu izina ryawe yego komeza ngo twirukanaga n'amadayimoni mu izina ryawe yego
ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Yego, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Aribyo by'ibitangaza turi kubona hanga abantu bagize ate bari kugarama bakavuza induru bagaheba bagihene. Iyo umuntu w'umugabo ese kaze mbabazi, iyo uri umuntu w'umugabo ukaba kugenda ugahebeba, iyo ugeze mu rugo umwana avuga ngo papa wari guhebeshwe n'iki? Umuntu w'umugabo uri umuntu w'umusore ameze ubwanwa, ufite fiance n'umwuka, ufite fiance baguteye kuri kamera, uri muraheba uri muri garagura dukomeze. Yego komeza. Ati ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Yego. Nibwo nzaberurira nibwo nzagira ate nzaberurira. Iyi saha Imana iri gukoresha igihugu cyacu kirimo kiraberurira. Ntugira ngo umuntu wamwerura uko yapfuye, umuntu wamwerurira kiriho. Yego komeza. Ati sinigeze kubamenya, sinigeze kugira ate kubamenya. Komeza. Nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe, nimumve imbere mwankozi z'iki z'ibibi mwe. Nesi isa dutera amabuye umuyobozi, dutera amabuye ubuyobozi bwacu bwabirebyeho. Sinigeze kubamenya mwankozi z'ibibi mwe. Bazabiyakana ryari? Ese umuntu akwekana wapfuye cyangwa umuntu akwekana ukiriho? Ukiriho. Ni ngombwa rero n'ubuyobozi bwacu bubikore. Umva abayobozi bacu 100%. Bivuze ngo urabishigikiye 100%. Ibintu byabaye hano nawe 100% abayobozi bacu nabashigikiye. Imana ibahereza ubwenge. Imana ibahereza ubwenge. Yego. Yego. Naho ngaho tugarukiye. Mumve mesina yizahita kubamenya. Isatugwisha abavuga butumwa. Bashe narakivuze iki kintu. Ugasanga mushumba ntafite inzara n'inyota byo kujya kureba abantu bakene abakene n'abarwayi kwa muganga. Ahagavuga ngo ndebe ku kwezi kwarangira, ndebe ko nagura V8. Yego. Ndebe ko nagura Brabus, ndebe ko nagura imodoka zihenze za Prado, za Vigo. Wabyumvishije? Yego. Turafite benshi bafite abakene mu nsengero zabo batifuza ko babaganiriza. Mu by'ukuri wowe umukene utarageze ujya gutura, nura muri aya matorero wowe wasabye ko uhura n'umushumba wawe ugahura nawe, uzanyandikiye muri commentaire mbwe ngo nahuye nawe. None se n'abakristo bajya bahura n'abashumba babo? Abakristo bahura n'abashumba babo, ni bamwe bemeye ko abagaragu babo, bamwe ba protocole bagenda baba bodyguard. Nkabyumvishije? Ariko koko bivuze ngo umukristo wandi waje gusenga guhura n'umushumba biragoye. Bamuha rendezvous kurya ashobora no kuzapfa atarahura nawe. Yes. Muntu w'Imana icyo kintu uracyemeza? Yes. Guhura n'umushumba uri umukristo? Yes. Ibishoboka. Iyo umupasiteri ahubwo mwitana akavuga ngo naraguhanura uranye niba kwake mikrofone tuzabisubiramo nge nawe, baribuze kubisubiramo no he baribuze kubisubiramo no he nagana he barabisubiramo ni he babisubiriramo ngo yaramuriye. Icyo ni kimwe. Iyo turebye isa abantu bakwiye gukanguka he ku maso bagacana. Mwami siko basazajya hehe mu ijuru. Yego. Ni mukure mu mwuka mw'abantu, ni mukure mu mwuka. Bwashe nakoze ikiganiro babwira ngo muri wo harimo imbaraga, muri wo harimo imbaraga. Dufite abantu benshi bari kwangisha umusaraba Kristo, bari kwangisha abantu benshi umusaraba wa Kristo. Iyo umuntu yicaye mu iterana akavuga ngo ndashima ngo Imana ngo yambaye imodoka ya $300,000, koko niyo yarayiguhaye. Yaguhaye ikibanza kiri itorero, abantu uko bikwangana usigene usimburana. None mwasengeye Kimironko, ze mwasengeye mu mujyi, je mwasengeye Nyabugogo, mwasengeye Nyamirambo, abantu murya n'uruza mu ruzerero. Abantu nyama uzabazira ukujyana mu ruzerero, uzabazira mu ruzerero. Dore ndabizi ahantu uzabazira. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cyakabiri kingiye gusorezaho. Ese uko sigiye cyo kujya abantu bajijuke. Umuntu akore kuza kuri kamera avuga ngo nambaye ngo isaha ngo yo $500 ngo 5,000, ngo telefone no $500 5,000, ngo mba mu nzu ya $200,000. Wabyumvishije? Ese by'ukuri ntabwo wumva ko ufite ikibazo? Nta no kuvuga ngo basi nishyuriye abarwayi kwa muganga CHK $200. Ko Julien yarabikoraga.
ibihe hari ibikorwa byiza yakora ibihe abana se yafashaga bangahe ariko niyo baba batatu ariko yarabafashaga niyo baba batatu ku muntu uterana kwa gatatu no kwa kangahe iminsi yose none si ibyo ngibyo biza rero wibutse ngo ababoko twungutse nyuma y'uko umuntu avuye mu byaha nyuma y'uko umuntu avuye mu biyobyabwenge koko nibyo amaboko twungutse n'amaboko agiye kubera imbaraga igihugu nimba iyi satu bafite benshi badepoje bakaba basenya kwa Julien imyaka 3 imyaka 4 akatavangurika murezi igishoro cy'ibihumbi 100 agiye kuzunguza imbuto Nyabugogo kwa Mutangana agiye gufata iseta iryo ni isenga mu mirimo Kristo yagiye akora yagiye asura imbabare yagiye asura abapfakazi abadafite shinge na rugero babyumvishije ni ngombwa rero Kristo kugira ngo agire ibintu ashyira he ku murongo yego muri make we hanyuma rero muri make yansoza ikiganiro ukwiriye kumenya aho uhagaze udukurikirana ukwiriye kumenya inzira uri kumuranyuramo ukwiriye kumenya dufite abantu benshi bari kwangishwa igihugu n'abahanuzi dufite abantu benshi bari kwangishwa igihugu n'abahanuzi bagahana ubuhanuzi bw'ubugoryi n'ubucucu sindukanye mwihangane abantu muravuga murajya hehe bakristo bavandimwe banza umenye uwo uriwe koze bimaka dusoze banza umenye uwo uriwe saba murakoze ndagushimiye cyane murakoze cyane Imana iguhe umugisha amen